ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu, ngo icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Mu by'ukuri izi ni inkuru zibabaje, ni inkuru ziri gukomeza kugenda zishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko ariyo mpamvu mbanje gusaba buri umwe wese uri kunkurikira kugira ngo twihanganishe iyi miryango yose yabuze abana babo. Uwiteka nyir'ihumure ryose abakomeze kandi abahumurize. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe, kubizera ko nyuma y'ubu buzima tubayeho hano ku isi tubabazwa hari ubundi buzima tuzabamo. Ngira ngo rero murankundira iyi nkuru yacu, duhere kuri uno musore muri kubona kuri screen zanyu. Uyu musore ku munsi w'ejo hashize ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi 2025 mu karere ka Nyagatare ahitwa Kiziguro. Ngira ngo ubwo wenda abantu ba Nyagatare cyangwa abantu bakunda kugenda bahise bamenya aha hantu. Uyu musore bivugwa ko yari asanzwe afite imodoka ye ya Dina, nk'uko muri kubona kuri screen zayo, asanzwe ayikoresha mu buzima bwe bwa buri munsi. Nyine ajya ku kazi, ajya gushaka imibereho nk'uko abandi bantu bose nyine bajya mu mirimo igiye itandukanye. Rero we akaba yari ifite imodoka ye bwite, agenda n'ubundi akora ibiraka ahantu hagiye hatandukanye. Ariko amakuru akavuga ko yari afite umukomvayeri, niba twamwita umukomvayeri, niba ari umutandiboyi, bamwe nyine bagenda ku modoka. Yego, ubwo ngira ngo wenda birumvikanye. Hanyuma rero ngo ubwo bari aho nyine mu nce za Kiziguro, nibwo yabwiye umutandiboyi we, aramubwira atari ko waretse nawe ugatwara hanyuma nanjye nkiyicarira inyuma. Nyine murabizi akenshi abatandiboyi bagenda kuri izi modoka, abenshi baba bazi imodoka ku buryo n'utwaye ashobora kuba yananirwa undi akaba yamusimbura, cyangwa se mu gihe yafatwa n'uburwayi butunguranye akaba yagira gute yamusimbura. Rero amakuru akavuga ko uyu musore bivugwa ko anitwa Irene yaje kugira gutya abwira uwo mutandiboyi, waramubwira ati urabizi n'ikindi, ati reka nkureke ujye gutwara njye nicara inyuma nyine hejuru y'imodoka. Arangije umutandiboyi arabyemera, ajya mu modoka. Amaze kujya mu modoka ngo baragenda nyine, ubyibuke nyine bari bakirara mu bice bya Kiziguro, ngo noneho ngo umutandiboyi ngo arangije ngo akubita hehe, ngo akubita imodoka mu mukuku isa nyine n'iyinyeganyeza. Hanyuma nyiri iyi modoka yari yicaye hejuru nyine, hamwe nyine abatandiboyi baba bicaye. Hanyuma ngo muri uko gukubita mu mukuku, uyu musore nyine nyiri iyi modoka Irene yahise yikubita hasi, ngo yikubita hasi abanje umutwe w'inyuma. Hanyuma ngo mu ijambo rya nyuma yaravuze ngo mumbwirire mama ko namukundaga. Bivugwa ko ariyo magambo ya nyuma yonyine yavuze. Avuga ijambo rimwe gusa, aravuga ngo mumbwirire mama ko namukundaga. N'iryo jambo ryonyine yavuze, birangira yitabye Imana. Mu by'ukuri iyi nkuru iteye agahinda, nubwo mu by'ukuri umuntu wenda atabona icyo avuga kugira ngo duhumurize umuryango, ariko Kristo wenyine utanga ihumure abasange, abahumurize, abakomeze. Ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo uyu munsi niba ukiriho uri umunyamugisha, kubera ko aya mahirwe ubonye yo gutunganya ibidatunganye hari uwayifuje arayabura. Uwo nguwo ni wamaze kugera hehe, ahacecekerwa. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abazima tuzi ko tuzapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. Rero niba uzi ubwenge, wagakwiye kureka njyewe nawe tukita ku iherezo ryacu.
sibyo? Ibi ngibi ndagira ngo mubyumve. Hanyuma uyu mukobwa muri kubona kuri screen zanyu, mutagira ngo wenda yaguye muri iyi mpanuka cyangwa se yitaba Imana yari kumwe n'uyu musore. Oya, ahubwo ni inkuru ebyiri zitandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru ari kuvuga ko uyu mukobwa witwa Uwase Agasaro Anifa ejo hashize ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi nibwo ngo yari yafashe umunsi wo gupanga gusohokana n'inshuti ze. Icyo gihe amakuru avuga ko rwose banasohokanye. Icyo gihe ngo bafata n'icyo kunywa, bariyakira, haba no kurya. Ariko ngo bageze mu masaha akuze nijoro bagiye gutaha, ngo uyu mukobwa yumva atameze neza nk'uko bitangazwa na YouTube ya Shadu 250 TV. Uyu mukobwa ngo akimara kumva atameze neza yabibwiye n'inshuti ze, ariko ngo muri we yumvaga umwuka uri kugenda umubana muke muke. Ngo inshuti ze bari kumwe, bari basohokanye, ngo zikajya zimuhumuriza zimubwira ngo humura uraza kumera neza. Uyu mukobwa ngo byageze naho bamubaza niba nta hantu na hamwe yumva ari kubabara, ababwira ko nta hantu na hamwe rwose yumva aribwa nta naho ababara. Ngo barangije barataha, ngo ariko we ageze mu rugo akomeza kuremba, akomeza kumva ibintu biri kugenda byanga. Ngo rero uyu munsi ku wa mbere nibwo byavuzwe ko yajyanwe ku bitaro, ariko birangira apfiriyeyo. Ariko amakuru akavuga ko ngo ajya gusohokana n'izo nshuti ze yari muzima rwose, nta kibazo na kimwe yumvaga afite. None abantu bari gukomeza kugenda bibaza bati, izo nshuti bari basohokanye ubwo ntizaba arizo ziri inyuma y'urupfu rwe? Ngira ngo ibi ni ibitekerezo by'abantu bari gukomeza kugenda bibaza. Ngira ngo bamwe nagiye mbona banavuga ko ngo asize n'umwana ukiri muto, burya ngo yari umufimero, niko nagiye numva ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ariko ibi bintu umuntu wese yakwibaza ati nyine izo nshuti bari kumwe nyine zagakwiye kuba zirongo zikagira ibyo zibazo, hakaba hakorwa investigation cyangwa se iperereza, kubera ko nabwo birashoboka ko abantu bashobora gukeka ko izo nshuti bari basohokanye arizo zaba zihishe inyuma y'urupfu rwe, ariko zirengana. Kubera ko mujye mwibuka ko hari igihe abantu benshi tugendana indwara tutabizi, ugasanga umuntu agira indwara agendana nyine kwa ko nyine yumva ko nta kibazo afite muri we, yanahindurwa by'akanya gato akaba yahita akira, nyine akumva ko nta kibazo, ntajye kwa muganga ngo arebe ko nyine arebe uko ubuzima bwe buhagaze, ahubwo bikarangira haba nyine kujya mu bintu nk'inzoga, ibiki, ibindi bintu nyine bitari byiza ushobora gufata nyine bigahindura n'ubwonko mu gihe uri muzima muri normal, nk'inzoga n'ibindi bishobora gusembura ubwonko. Rero bikarangira ugize gute, witabye Imana, ariko ahanini biturutse ku ndwara wenda umuntu aba asanzwe afite ariko atabizi. Ngira ngo ndumva ariko mbitekereza, igikwiriye gukorwa ni iperereza, wenda bakamenya ngo ese ni iki cyateye urupfu rwe, ese yarozwe. Ngira ngo wenda ibingibi nibyo byashingirwaho, ariko abantu bagiye batandukanye nabonye ku mbuga nkoranyambaga bari gukomeza kugenda bakonfirima bati yarozwe n'inshuti ze, bati gutya na gutya, ati twarababwiye ati abakobwa si abantu, abakobwa bagirana amashyari. Yego bibaho, ariko n'abantu ibi bintu biteye agahinda. Ariko byanga byakunda, buriya buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu, kandi buri umuntu wese kuri ino si afite iherezo rye. Iherezo ryanjye rirahari, iherezo ryawe rirahari, iherezo rya runaka rirahari, kandi iherezo ryawe n'iryanjye biratandukanye cyane. Rero icyo navuga, twihanganisha imiryango yose yaburiye ababo cyangwa se yabuze ababo mu buryo butandukanye, yaba abishwe n'impanuka,
donc uwapfuye wese mu by'ukuri na proof na fact like evidence zerekana ko nyine zerekana ikintu cy'ishuwo umuntu nawe tubyita nk'impanuka. Ariko muhumure, imiryango yabuze abanyu mwese, numva aricyo nababwira. Ubu mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye.